Igitaramo cya King James hano muri BK Arena gikomeje gutungura abantu benshi, ndetse benshi bakomeje kugenda batangazwa n'ibiri kukiberamo, kubera ko ni ibitangaza gusa abantu ntabwo bari biteze mu by'ukuri ibintu witwa King James arimo kubereka, ndetse udushya two dukomeje kugenda tuba twishi. King James bigaragara ko yateguye bikomeye, ndetse afite n'abantu bamuri inyuma bamufashije gutegura iki gitaramo, kubera ko ni igitaramo navuga ko cyabaye kinini cyane kurusha uko abantu babitekerezaga, bitewe n'abantu bakigaragayemo, ariko nanone bitewe n'umuteguro ndetse n'urukundo abantu bafitiye King James. Nuza ko byumva mu kanya urimo kumva ijwi rya King James inyumva nkumve, uri buze kumva ko ni King James uririmba abantu bakamwakira ku rundi rwego, ku buryo ari ubwa mbere navuga ko bigaragaye mu muziki nyarwanda aho umuhanzi aririmba indirimbo ukumva ko abafana cyangwa se abakunzi be bari muri BK Arena bagera ku 10,000 bose barimo kumwakira ndetse barimo kuririmbira icyarimwe. Ni ibintu byatunguye abantu, ariko nanone nakubwira ko udushya two ni twishi. Abantu batunguwe bajya babona uwitwa King James amanutse muri BK Arena hejuru mu gisenge, ari muri box cyangwa se mu kantu kameze nk'aga cage. Navuga ko ni ibintu byatunguye abantu benshi, baravuga bati ibi bintu ntabwo byumvikana. Ibaze nyine nawe kubona King James amanuka ava ku gisenge cya BK Arena amanuka hasi ku migozi, ibintu by'iminyururu nyine byatunguye abantu benshi, baravuga bati uyu muteguro ubundi ni ubwa mbere tuwubonye hano mu muziki nyarwanda, kandi koko ni n'ubwa mbere bibaye, kubera ko ni ibintu dusanzwe tubona ku bastar bakomeye cyane, abahanzi mpuzamahanga nk'aba Chris Brown ndetse n'abandi basanzwe bakora ibintu bidasanzwe. King James navuga ko yatunguye abantu benshi, ndetse aka kanya tuvugana arimo gukomeza guperforminga ni indirimbo zigera kuri 37 agomba kuturirimbira muri kano kanya, ndetse abazabishobora no ku munsi w'ejo bazaba bahari. Navuga ko ni King James wateguye bikomeye, ariko nanone ntabwo nabura kukubwira abastar bakomeye cyane bagaragaye muri kino gitaramo. Igitaramo cya King James cyagaragayemo abastar rwose, niba utarishyuye itike ngo ubuhari nakubwira ko wahombye byinshi. hari abastar navuga ko ari banini, kubera ko uraza kubona uwitwa Miss Nishimwe Naomie, ngira ngo urimo kumureba ahangaha yishimye cyane, arimo kuvibinga, arimo kugenda aryoherwa n'uburyo iki gitaramo giteguye, aririmba indirimbo za King James. Biri no bintu byatunguye abantu kuko video zose zamufashwe wabonaga ko indirimbo za King James azizi 100%, ndetse abantu benshi babikunze cyane. Ntabwo rero ari witwa Miss Nishimwe Naomie wenyine, ntabwo ari wenyine muri kano kanya, ahubwo ari kumwe n'uwitwa Kazi Kamari. Uyu nguyu akaba ari mukuru we, ndetse ukabona ko bose bishimye. Hariho n'abandi bakobwa bo muri Makenzi, ngira ngo murabizi ko aba bakobwa bakunze iki gitaramo cya King James kuva kera, ndetse bagiye banafasha mu kucyamamaza. Ngira ngo rero ni ibintu byakomeje kugenda bikundwa, ndetse n'abatari bakeya nyine urabona ko abakobwa bo muri Makenzi bose basa nkaho bitabiriye, ndetse hagaragaye abantu bagiye bafasha King James ku rubyiniro. Navuga ko harimo abahanzi nk'uwitwa witwa 𝐊𝐔𝐑𝐈 yambaye neza rwose, yambaye nk'aba Rihanna, ubona ko yakubisamo marinette, akubitaho umusatsi umeze neza, apana bya bintu bye bya kaboyi, akira imisatsi inyereye, yambara neza, ubundi aza gufasha witwa King James abaperformingana indirimbo yabo. Ndetse hagiye hagaragara nanone abahanzi bagiye batandukanye ku rubyiniro, ariko umuteguro wa King James wakomeje kugenda utungura abantu bakavuga bati se King James kari umuntu ukuze, ese ibi bintu yabikuye he? Ngira ngo yagize atya zimwe mu ndirimbo ze ukajya ukabona hahise haza nka itorero rya gakondo, bahise babyina nko mu ndirimbo ye, ugahita ubona abantu baraje nyine barabyinye, abantu batazi aho baturutse. Wareba ku ruhande yashyiramo indi ndirimbo yageramo, ukabona haje ababyinnyi bizi imbyino za moderne. Mu kanya gatoya ukongera ukabona haje amakouple arimo kugenda abyina zouk. Murabizi hari indirimbo nyinshi afite za zouk, abantu bagatungurwa bakavuga bati ese uyu muteguro kari ubwa mbere tubonye hano mu gihugu cy'u Rwanda, King James ibi bintu yabikuye he? Ngira ngo rero harimo abastar benshi batandukanye, harimo uwitwa 𝒊𝒂𝓊𝓂𝓊𝓃𝓎 nawe yitabiriye ibi birori bya King James. Iki gitaramo aho King James arimo kwizihiza imyaka igera kuri 20 amaze mu muziki nyarwanda, ariko nanone ni Kina Music navuga ko imuri inyuma cyane, kubera ko umugabo wa Knowless witwa Ishimwe
Clement nawe yararimo gucurangira King James zimwe mu ndirimbo ya performance. So navuga ko byari navuga ko ibintu nyine birenze cyane, ariko nanone harimo abandi basitari bakomeye ngira ngo nagiye mbona bitwa ba 𝒊𝒂𝒊 bari hano, ndetse na murumuna we Kenny, abayitwa ba Masamba, ndetse n'abandi benshi bakomeye cyane, n'abasitari benshi bitabiriye iki kirori cyangwa se iki gitaramo cya King James cy'umunsi wa mbere, kubera ko niba mubyibuka neza no ku munsi w'ejo hari ikindi gitaramo cy'umunsi wa kabiri. Ni King James navuga ko afite indirimbo zikora ku mitima, abana b'abakobwa nabonye barimo kurira rwose, emosiyo zabafashe bavuga bati byibuze nongeye kubona umwami King witwa James yongeye kudutaramira. Indirimbo nziza rwose zumutse, indirimbo zikora ku mitima ya benshi. Ngira ngo murabizi ko kuri uyu munsi ari n'umunsi w'aba girlfriend, so bari baje rero couple zari zihari rwose, ubona ko baje babukereye bambaye neza, ndetse navuga ko bari ready kugira ngo bafashe King James kuririmba izi ndirimbo yagiye performinga zitandukanye. Ni igitaramo rero navuga ko kidasanzwe, ni igitaramo navuga ko cyagaragayemo udushya twinshi, nanone ariko ni igitaramo gikomeje, ntabwo birarangira. mwe mugume hano kuri Beta TV Rwanda, nanone kandi mukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro tubategurira umunsi ku munsi. So ndagira ngo rero namwe mwiyumvire ijwi ry'uwitwa King James, ndagira ngo mufate aka kanya nawe ubwawe wiyumvire, ube nk'uhibereye, wumve uburyo bimeze, wumve uburyo ambiance imeze hano muri BK Arena muri kano kanya.